Iki gice kizigwa ku itariki ya 23 kugeza 29 Werurwe. Wagaragaza ute ko ushimira Yehova kubera incungu? Umurongo iki gice gishingiyeho ugira uti urukundo Kristo adukunda nirwo rutuma tugira icyo dukora. Ibaruwa ya kabiri yandikiwe Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 14. Indirimbo ya 18 turagushimira kubw'incungu. Icyo igice kibandaho. Iki gice kiratwereka uko twagaragaza ko dushimira Yehova kubera ko yaduhaye umwana we ngo atubere incungu. Hari ikintu kinera agahinda, umujinya kubera ko namenye Imana usa n'uwagabanutse, ariko ubundi cyane ko dutuye hagati y'abantu batugiriye nabi kandi ugenda uhura nabo. Mbe urugero umutu yishe umututsi kandi nibo benshi nibo duturanye, kandi iyo tuburana nabwo muri gacaca cyangwa se mu manza, iyo umubonye wumva uburakari, urabyumva nawe. Afite ababyeyi, afite abavandimwe, afite inshuti, we ntugira uwo muvugana, urumva ko ubwo burakari bugomba kuza, ariko urihangana kuko bigomba kubaho, ubwo niko Imana yabitekereje. Yaje mu gitero nyine yica abana babiri, twasohotse barakubise urugi, barukubita rurugu imbere, ubwo dusohoka turasohoka hari ku kwezi amanywa. Ubwo dusohotse, ubwo uriya Celestine mu gitero ahita yarafite umuhoro, bari bafite imihoro n'imipanga n'impiri, itafata abana aratema izosi hasi, nanjye ndiruka. Undi umwana aba ari umuntu w'umumarayika, nta n'icyaha afite. Mbona barazize akarengane ku byerekeranye n'imyumvire mibi y'ubuyobozi bubi. Abo bana bararenganye, nanjye ubwanjye numva nigaya. Nahise numva nihinze, ngira ubwoba, ndavuga ati noneho nanjye aranyica. Ubwo numva umubiri umvuyeho, cyakora nawe yahise afataga akantu aritwikira gutya, nawe ajye acaha, nanjye ncaha. Ubwo nyine numva nyine igitima kiradiha. Ati ufite urufunguzo rufungura, uriya Celestine afite urufunguzo rugufungura. Ibyo bintu nimubyemera mukabishyira mu mutima wanyu, mufashijwe n'Imana, musenga Imana, muzakira kandi nabo bakira. Dusaba imbabazi abacika cumu bose, abacitse ku icumu, abarokotse ku mpamvu z'uko kuba bariho atari ku bwanjye, kubera yuko icyo gihe nanjye nari umuntu w'umwicanyi kuko w'igikoko, ni ukuvuga ngo ntabwo ariho ku bwanjye, ni Imana yonyine yamwibesherejeho. Paragarafu ya mbere n'iya kabiri. Ikibazo: igitambo cy'incungu Yesu yadutangiye cyagombye gutuma dukora iki, kandi se kubera iki? Uramutse wagwiriwe n'inzu umuntu akaza akakuvanamo, uwo muntu wagukijije wamushimira ute? Nubwo yaba yabakijije muri benshi, wakwifuza kumushimira ku giti cyawe kugira ngo umwereke ibyo yagukoreye biha agaciro kenshi. Nk'uko twabibonye mu gice kibanziriza iki, twubwacu ntidushobora kwikiza icyaha n'urupfu. Icyakora igitambo cy'incungu cya Yesu kiradukiza, kubera ko gishobora gutuma tubabarirwa ibyaha byacu, tukagira ibyiringiro by'uko tuzaba abantu batunganye kandi tukongera kuba inshuti z'Imana. Incungu ituma tugira ibyiringiro by'uko tuzabaho iteka mu isi nshya Yehova azaduha. Mu by'ukuri igaragaza urukundo rwinshi Yesu akunda abantu, akaba yaratangiye kubakundana mbere cyane yuko avukira ku isi ari umuntu utunganye. Intumwa Pawulo yaranditse ati urukundo Kristo adukunda nirwo rutuma tugira icyo dukora. Mu ibaruwa ya kabiri yandikiwe Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 14 na 15 hagira ati urukundo Kristo adukunda nirwo rutuma tugira icyo dukora, tukamwumvira. Ibyo biterwa nuko twasobanukiwe iki kintu: umuntu umwe yapfiriye bose kubera ko bose bari barapfuye. Nanone yapfiriye bose kugira ngo bariho badakomeza kubaho bakora ibyo bishakiye, ahubwo bakora ibishimisha uwabapfiriye kandi akazurwa. Ibyo bisobanura ko urukundo Yesu adukunda rwagombye gutuma tugira icyo dukora, tukagaragaza ko duha agaciro igitambo cy'incungu yadutangiye.
Ibisobanuro by'ifoto bigira biti: umugabo twabonye mu gice kibanziriza iki wari wagwiriwe n'inzu, umutabazi ari kumukura mu matongo. Amagambo ari kumwe n'ifoto agira ati: umuntu aramutse akuvanye munsi y'inkuta z'inzu zari zakugwiriye, wamushimira cyane. Ubwo rero twagombye kurushaho gushimira Yehova na Yesu badukijije icyaha n'urupfu. Paragarafu ya 3. Ikibazo: kuki ushobora kugaragaza ko ushimira kubera incungu mu buryo butandukanye n'uko abandi babigaragaza? Uzakora iki ngo ugaragaze ko ushimira kubera incungu? Icyo uzakora gishobora kuba gitandukanye n'icyo undi yakora. Reka dufate urugero. Tekereza abantu 3 bagiye kujya ahantu hamwe, ariko bakaba baturutse mu mijyi itandukanye. Baranyura mu mihanda itandukanye. Ni iki twagereranya n'ahantu ugiye cyangwa se intego ufite? Ni ukwereka Yehova ko ushimira kubera incungu. Ariko uburyo uzabikoramo ari byo twagereranya n'inzira uzanyuramo, bizaba bitandukanye n'uko undi yabigenza. Niyo mpamvu muri iki gice tugiye gusuzuma ukuntu abantu bari mu matsinda 3 bagaragaza ko bashimira kubera incungu. Abo ni abantu biga Bibiliya, abakristo babatijwe, n'abantu bagiranwa n'intama zavuye mu mukumbi. Abantu biga Bibiliya. Paragarafu ya 4. Ikibazo: Yehova abona ate abantu biga Bibiliya? Niba wiga Bibiliya, tekereza kuri ibi. Kuba waremeye ubutumwa bwiza bigaragaza kuri mu bantu Yehova yifuza ko baba inshuti ze kandi agufasha kubigeraho. Bibiliya ivuga ko Yehova ari we ugenzura imitima. Ibyo bisobanura ko abona imihati yose ushyiraho kugira ngo umumenye, kandi yishimira ukuntu ugenda ugira ibintu uhindura mu buzima bwawe kugira ngo uhuze n'ibyo agusaba. Imigani 17:3. Kuba yaratanze incungu nibyo byonyine bituma ushobora kugirana nawe ubucuti. Ibyo ntukajye ubyibagirwa. Paragarafu ya 5. Ikibazo: ni mu buhe buryo abantu biga Bibiliya bakurikiza inama igaragara mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 16? None se niba wiga Bibiliya, wagaragaza ute ko ushimira kubera incungu? Kimwe mu byo wakora ni ukumvira inama Pawulo yagiriye Abafilipi igira iti: mu rugero rwose tugezeho tugira ukwizera gukomeye, nimureke dukomerezaho ntiducogore. Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 16. Hari indi Bibiliya yahinduye amagambo igira iti: aho tugereje rero dufatanye gukomeza inzira imwe. Nk'uko iyo nama ibigusaba, ntukemere ko hagira ikintu na kimwe kikubuza gukomeza kugendera mu nzira igana ku buzima bw'iteka. Paragarafu ya 6. Ikibazo: abantu biga Bibiliya bakora iki niba hari ikintu badahise basobanukirwa cyangwa kugishyira mu bikorwa bikabagora? None se wakora iki niba hari inyigisho yo muri Bibiliya uherutse kwiga, ariko kuyemera bikaba bikugora? Uzakora ubushakashatsi kandi usenga Yehova umusaba kurushaho kuyisobanukirwa. Nibikomeza kwanga, uzaba uretse gukomeza kuyitekerezaho, ariko ntureke kwiga Bibiliya. Wakora iki se noneho niba hari ikintu Bibiliya itemera, ariko kukireka bikaba byarakunaniye? Ujye wibuka ko Yehova atajya asaba abantu badatunganye gukora ibintu badashoboye. Gukurikiza ibyo agusaba nawe wabishobora. Mu Gutegeka kwa 2 igice cya 30 umurongo wa 11 kugeza wa 14 hagira ati: aya mategeko mategeko uyu munsi ntabakomereye cyane, kandi ntabwo ari ahantu mutagera. Ntari mu ijuru ku buryo mwavuga muti nizo uzazamuka ngo ajye mu ijuru yatuzanire tuyumve kandi tuyakurikize. Nta nubwo ari hakurya y'inyanja ku buryo mwavuga muti ninde uzambuka inyanja ngo yatuzanire tuyumve kandi tuyakurikize. Ahubwo ijambo ry'Imana riri hafi yanyu cyane, riri mu kanwa kanyu no mu mitima yanyu kugira ngo murikurikize. Yehova gusezeranya ko azagufasha. Ubwo rero ntugacike intege. Aho gutekereza ku bintu bikugoye muri iki gihe, jya utekereza ku bintu byose Yehova yagukoreye, cyane cyane utekereza ukuntu yatanze umwana we kugira ngo agupfire. Uko uzarushaho gukunda Yehova, niko uzabona ko n'amategeko yatagoye. Ibaruwa ya mbere ya Yohana igice cya 5 umurongo wa 3. Ibisobanuro bigira biti: kugira ngo ushobore gukurikiza ibyo wiga muri Bibiliya, ujye ukoresha agasanduku gafite umutwe uvuga ngo icyo wakora, kaba kari hafi y'aho buri somo ryo mu gitabo Ishimira Ubuzima iteka ryose rirangirira. Ifoto igaragaza umugabo uri gusoma isomo rya 40 ry'igitabo Ishimira Ubuzima iteka ryose. Ku meza hari ipaki y'itabi n'agasahani kuzuyemo uduce tw'itabi yanyoye.
Amagambo ari kumwe n'ifoto agira ati Yehova ntajya adusaba gukora ibintu birenze ibyo dushoboye. Azadufasha dushobore gukurikiza amahame ye. Paragarafu ya 7 ikibazo. Ni iki abakiri bato barerwa n'ababyeyi b'abahamya ba Yehova batekerezaho? Bimeze bite se kuri mwebwe abakiri bato murerwa n'ababyeyi b'abahamya ba Yehova? Namwe mubarwa mu bantu biga Bibiliya. Mu by'ukuri nimwe b'ingenzi cyane mu bantu bose ababyeyi banyu bigisha Bibiliya. Bibiliya igira iti mwegere Imana nayo izabegera. Yakobo igice cya 4:8. Iyo ugize icyo ukora kugira ngo ube inshuti ya Yehova, nawe agira icyo akora kugira ngo abe inshuti yawe. Kuba warakuriye mu muryango w'abahamya ba Yehova sibyo bituma Yehova kwitaho, ahubwo akwitaho kuko yifuza ko nawe uba inshuti ye. None se n'iki Yehova yakoze gishobora gutuma nawe ubwawe uba inshuti ye? Yatanze incungu, kandi icyo ni ikintu utagomba guha agaciro gake. Ubwo rero mbere yo kujya mu rwibutso rwo muri uyu mwaka, uzafata akanya utekereze ku cyo Yehova na Yesu bagukoreye. Hanyuma uzatekereze uko wakoresha ubuzima bwawe n'intego wakishyiriraho kugira ngo ugaragaze kushimira Yehova. Ibisobanuro bigira biti: Niba ushaka kumenya intego ushobora kwishyiriraho, reba ingingo ifite umutwe uvuga ngo rubyiruko mukomeze gusohoza agakiza kanyu, yasohotse mu munara w'umurinzi wo mu Kuboza 2017. Abakristo babatijwe. Paragarafu ya 8 ikibazo. Abakristo babatijwe bagaragaje bate ko bashimira kubera incungu? Niba warabatijwe, wagaragaje mu buryo butandukanye ko ushimira kubera incungu. Urugero, wagize ibyo uhindura kugira ngo ube inshuti ya Yehova kandi ujye ukora ibyo agusaba. Wumviye itegeko rya Yesu ryo kubwiriza abandi ubutumwa bwiza no kubigisha ibyerekeye Yehova. Waramwiyeguriye kandi urabatizwa. Birashoboka ko ari abantu bakurwanyije kubera gukorera Yehova. Kuba warakomeje kumukorera mu budahemuka bigaragaza ko umukunda kandi ko umushimira kubera ko yatanze umwana we ngo akubere incungu. Paragarafu ya 9 ikibazo. Ni ikihe kintu giteje akaga abakristo babatijwe bagomba kwirinda? Niba tumaze igihe runaka tubatijwe, hari ikintu giteje akaga tugomba kwirinda. Uko igihe kigenda gihita, dushobora kudakomeza guha agaciro incungu. Ibyo byabaho bite? Reka dufate urugero rw'abakristo bo mu kinyejana cya mbere bo muri Efeso. Yesu yabashimiye ko bagaragazaga umuco wo kwihangana, ariko yarababwiye ati hari icyo nkugaye, nuko utagifite urukundo nk'urwo wari ufite mbere. Ibyahishuwe igice cya 2:3-4. Nk'uko Yesu Kristo yabivuze, uko igihe kigenda gihita, umukristo ashobora gutangira gukorera Imana atabikuye ku mutima, ahubwo bitewe n'uko ari byo yamenyereye. Umuntu nk'uwo ashobora kujya asenga, akajya mu materaniro kandi akabwiriza, ariko akabikora byo kurangiza umuhango gusa. Ntaba agikora ibikorwa nk'ibyo abitewe n'urukundo akunda Yehova. None se wakora iki niba wumva utagikunda Yehova cyane nk'uko byari bimeze mbere? Paragarafu ya 10 ikibazo. Wakurikiza ute inama Pawulo yagiriye Timoteyo? Intumwa Pawulo yagiriye Timoteyo inama yo kujya ahora atekereza ku buryo yakoreragamo Yehova kandi akareba uko yarushaho kumukorera neza. Mu ibaruwa ya mbere yandikiwe Timoteyo cya 4:13 hagira hati: Mu gihe ntarakugeraho, ukomeze kugira umwete wo gusomera mu ruhame, gutanga inama no kwigisha. Ku murongo wa 15 hagira hati: Ibyo ujye ubitekerezaho, aba ari byo uhugiramo, kugira ngo amajyambere yawe agaragarire bose. Mu buryo buhuje n'iyo nama, nawe jya ugerageza gutekereza ku cyo wakora kugira ngo ukomeze kugaragaza umwete mu murimo ukorera Yehova. Urugero, ushobora kwishyiraho intego yo kurushaho gutegura neza amateraniro kugira ngo ushobore kuyakurikira. Cyangwa se mu gihe wigisha Bibiliya, ushobora kujya ujya ahantu hatuje kugira ngo urusheho gutekereza neza ku byo uri kwiga. Ibyo bizatuma ibyo wiga birushaho kukugirira akamaro. Nk'uko kugira ngo umuriro ukomeze kwaka ugomba kuwongeramo inkwi, nawe ugomba gukomeza gukora ibikorwa nk'ibyo kugira ngo ugaragaze ko ushimira Yehova ibintu byose yaguhaye, harimo n'incungu yagutangiye. Ikindi wakora ni uko mu byumweru bibanziriza urwibutso wafata akanya ugatekereza ku migisha yose ufite bitewe n'uko uri umuhamya wa Yehova. Nta gushidikanya ko bizagufasha kurushaho guha agaciro incungu, ikaba ari cyo kintu cyonyine gituma ushobora kugirana ubucuti na Yehova. Paragarafu ya 11 n'iya 12 ikibazo.
Ese niba rimwe na rimwe ujya wumva utakigira umwete mu murimo wa Yehova, byaba bisobanura ko utagifite umwuka wera? Sobanura. Niba hari igihe ujya wumva utakigira umwete wo gukora Yehova nk'uko byari bimeze mbere, ntugacike intege cyangwa wumve ko atakiguha umwuka wera. Jya wibuka ibyo Pawulo yandikiye Abakorinto ku bijyanye n'umurimo yakoraga. Yaravuze ati, niba mbikora ntabikunze nabwo ni hahandi. Nzi ko Imana yangiriye icyizere ikampa iyo nshingano. Ibaruwa ya mbere yandikiwe Abakorinto 9:17. Yashakaga kuvuga iki? Hari igihe Pawulo yumvaga adashaka kubwiriza, ariko no mu gihe yabaga yiyumva atyo, yiyemezaga gukomeza kubwiriza. Nawe ushobora kubyiyemeza. Jya wiyemeza gukora ibyiza nubwo waba wumva utabishaka. Mu gihe bimeze bityo, jya usenga Yehova kugira ngo atume ugira icyifuzo cyo kumukorera, anaguha imbaraga. Abafilipi 2:13. Jya ukomeza gukora ibintu bituma uba inshuti ya Yehova. Ibyo nubikora, nyuma y'igihe urukundo ukunda Yehova ruzongera rube rwinshi, kandi wongere kugira umwete wo kumukorera. Ifoto igaragaza mushiki wacu ubabaye cyane atwaye umwana mu kagare k'abana, agiye kubwiriza ari kumwe n'undi mushiki wacu umufashe ku rutugu. Amagambo ari kumwe n'ifoto agira ati, jya ukomeza gukora ibintu bituma uba inshuti ya Yehova, nubwo rimwe na rimwe waba wumva utabishaka. Paragrafu ya 13. Ikibazo. Twakora iki ngo dukomeze kwisuzuma ngo turebe niba tugifite ukwizera gukomeye? Rimwe na rimwe byaba byiza tugiye twisuzuma kugira ngo turebe niba tugikurikiza inama Pawulo yatugiriye, iri mu Bakorinto ba 2:13-15. Yaravuze ati, mukomeze kwisuzuma murebe niba mugifite ukwizera gukomeye. Mukomeze mwigerageze mumenye uko muhagaze. Dushobora kujya ducishamo tukibaza tuti, ese ndacyakira ubwami bw'Imana mu mwanya wa mbere mu mibereho yanjye? Ese imyidagaduro nkunda igaragaza ko nanga ibibi? Ese ntuma abagize itorero bakomeza kubana amahoro kandi bakunga ubumwe? Igihe cy'urwibutso ni igihe cyiza cyo gutekereza kuri ibyo bibazo. Iyo dutekereje ku byo Yehova na Yesu badukoreye, bituma twifuza gushimira Yehova, kandi nk'uko Pawulo yabivuze, tukagaragaza ko tubaho dukora ibyo Kristo ashaka aho gukora ibyo twishakiye. Abantu bagereranywa n'intama zavuye mu mukumbi. Paragrafu ya 14. Ikibazo. Ni iki gishobora kuba cyaratumye abakristo bamwe na bamwe bareka kujya mu materaniro? Hari abakristo baretse kujya mu materaniro nubwo bari bamaze imyaka myinshi bakorera Yehova mu budahemuka. Babitewe n'iki? Hari abacitse intege bitewe n'imihangayiko y'ubuzima. Luka 21:34. Abandi bababajwe n'amagambo umukristo mugenzi wabo yavuze cyangwa ibintu yakoze. Abandi bo bakoze ibyaha bikomeye, bagira isoni zo gusaba ubufasha. None se uko byaba byaragenze kose, wakora iki niba utakifatanye n'itorero? None se kuba Yehova yaragukunze cyane akagutangira incungu, byagombye gutuma ukora iki? Paragrafu ya 15. Ikibazo. Yehova agaragaza ate ko yita ku bantu bagereranywa n'intama zavuye mu mukumbi? Tekereza uko Yehova abona abantu bagereranywa n'intama zavuye mu mukumbi. Ntiyabarakariye kandi ntiyabibagiwe, ahubwo arabashakisha, arabagaburira kandi akabafasha kongera kumugarukira. Muri Ezekiyeli 34:11-12 hagira ati, Umwami w'ikirenga Yehova aravuga ati, dore njye ubwanjye nzashakisha intama zanjye kandi nzazitaho. Nzita ku ntama zanjye nk'umwungeri ubonye intama ze zari zaratatanye maze akazigaburira. Nzazirokora nzivana aho zari zaratataniye hose ku munsi w'ibicu n'umwijima mwinshi. Umurongo wa 16 ugira uti, iyabuze nzayishakisha, iyayobye nyigarure, iyakomeretse nyipfuke, ifite imbaraga nke nyikomeza. Ariko intama ibyibushya n'ikomeye nzazirimbura, nzazicura urubanza kandi nziha igihano kizikwiriye. Ese nawe ibyo Yehova arabigukorera? Yego rwose. Kuba uri gusoma iki gice ubwabyo bigaragaza ko ucyifuza gukora ibimushimisha. Yehova yakubonyemo ikintu cyiza, bituma agufasha kumumenya no kuba umwe mu bagaragu be. N'ubu akubonamo ibintu byiza kandi yifuza ko wagaruka mu itorero. Paragrafu ya 16. Ikibazo. Umuntu ugereranywa n'intama yavuye mu mukumbi yakora iki ngo agarukire Yehova?
Agatabo Garukira Yehova karimo amagambo ateye inkunga agira ati: iringire rwose ko Yehova yiteguye kukwakira n'umugarukira. Azagufasha guhangana n'imihangayiko, agufashe kwihangana niba hari uwagukomerekeje, kandi agufashe kugira amahoro yo mu mutima aterwa no kugira umutimanama uticira urubanza. Amaherezo ushobora kuzongera kugira icyifuzo cyo gukorera Yehova ufatanyije na bagenzi bawe muhuje ukwizera. Nanone jya wibuka ko abasaza baba bifuza cyane kugufasha. Bazakubera nk'aho kwihisha umuyaga naho kugama imvura y'amahindu. Yesaya 32:2. Kugira ngo ugaragaze ko ushimira Yehova kubera incungu, ushobora kwibaza uti: ni iki nakora kugira ngo nongere kugirana imishyano myiza na Yehova? Urugero: ese ushobora kujya mu materaniro abera ku nzu y'ubwami? Ese ushobora kujya gushaka umusaza ukamubwira ko yifuza kagufasha kongera kugarukira Yehova? Ashobora kugushakira umuntu wo kongera kukwigisha bira mu gihe runaka. Izere udashidikanya ko Yehova azaguha imigisha kubera ibyo ukora byose mwongere kuba inshuti ye, kandi mugaragaze ko umushimira kubera ko yatanze incungu. Ifoto igaragaza umugabo ugeze mu zabukuru ufashe Bibiliya mu ntoki ahagaze hafi y'inzu y'ubwami. Ari kwitegereza ukuntu abavandimwe na bashiki bacu baje mu materaniro bari guhana ikaze bishimye. Amagambo ari kumwe n'ifoto agira ati: ibaza uti, nakora iki kugira ngo nongere kugirana imishyikirano myiza na Yehova? Uzakora iki? Paragrafu ya 17 n'iya 18. Ikibazo: ni mu buhe buryo twakoresha neza igihe mbere y'uko urwibutso rwo muri uyu mwaka ruba? Yesu yavuze ko Yehova yamwohereje kugira ngo adupfire, bityo umwizera wese atazarimbuka ahubwo azabona ubuzima bw'iteka. Yohana 3:16. Incungu ituma Yehova adukiza icyaha n'urupfu. Nta n'umwe muri twe wifuza kwiha agaciro gake. Mu minsi ibanziriza urwibutso, tuzafata igihe dutekereze ku rukundo Yehova na Yesu batugaragarije, kandi ibyo bizatuma tugira icyo dukora kugira ngo tugaragaze ko tubashimira. Uzagaragaza ute ko ushimira Yehova kubera incungu? Icyo wakora gishobora gutandukana n'icyo undi yakora. Ariko ushobora kwiringira udashidikanya ko Yehova azaguha imigisha mu gihe ukora uko ushoboye kose kugira ngo uzifatanye n'abandi bavandimwe n'abashiki bacu babarirwa muri za miliyoni, batabaho bakora ibyo bishakiye ahubwo bakora ishimisho babapfiriye. Ibaruwa ya 2 yandikiwe Abakorinto 5:15. Abantu bakurikira bagaragaza bate ko bashimira kubera incungu? Abantu biga Bibiliya, Abakristo babatijwe, abantu bagereranywa n'intama zavuye mu mukumbi. Indirimbo ya 14. Dusingize umwami mushya w'isi. Igice kirarangiye. Muri make umuntu icyo bita umuntu kamere ntibura. Yagomba kuzanyakira mu ijuru ku bwanjye, kuko hari aho bavuga ngo iyo wicujije ku byaha wakoze, ibyaha byawe byose birera nka sheregi, bikera rwose bigahanagurwa. Kuba naragiye mu bwicanyi ntabwo ari cyatuma njya mu muriro, ariko narabyicujije muri jyewe, nabyicujije bisabira imbabazi, bwo ntabwo rero nta cyaha nkibaraho, naragikoze ariko imbere y'Imana cyarahanaguritse. Imana kera umuntu atarabona ibi bintu byabaye, warizeraga ukumva yuko uyikurikiye, ariko ubu hamwe n'imitima myinshi n'iki ujya kuyizera ukumva birongeye sinzi aho bigiye, kubera kubona uri hamwe na wa muntu wakwiciye nawe ari gusenga Imana, wamwibuka ibyo yakoraga, wakwibuka ibyo yagukoreye, Imana ikabikuvuyemo ahubwo ugiye kumutekereza.